Abalevi igice cya 23. Iminsi mikuru y'Abisiraheli. Uhoraho ategeka Musa kubwira Abisiraheli ati, dore iminsi mikuru muzajya munyizihiriza mugakoresha amakoraniro yo kunsenga. Isabato. Hari iminsi 6 mu cyumweru yo gukora, ariko umunsi wa 7 ni isabato, ni umunsi wo kuruhuka. Ntimukagire imirimo mukora, ahubwo mujye mukoranira kunsenga, mujye mwizihiza isabato yanjye aho muri hose. Dore indi minsi mikuru muzajya munyizihiriza mugakoresha amakoraniro yo kunsenga. Pasika ni iminsi mikuru y'imigati idasembuye. Ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa mbere nimugoroba mujye munyizihiriza Pasika. Naho ku itariki ya 15 y'uko kwezi mutangire kunyizihiriza iminsi mikuru y'imigati idasembuye. Mujye mumara iminsi 7 murya imigati idasembuye. Mujye muyitangiza ikoraniro ryo kunsenga, mwe kugira imirimo mukora uwo munsi. Muri iyo minsi uko ari 7 mujye muntura amaturo atwikwa. Ku munsi wa 7 muyisozeshe irindi koraniro ryo kunsenga, mwe kugira imirimo mukora. Umunsi mukuru w'amahundo ya mbere. Uhoraho ategeka Musa kubwira Abisiraheli ati, nimumara kugera mu gihugu nzabaha mukeza imyaka, mujye mushyira umutambyi umuba w'amahundo ya mbere. Ku munsi ukurikira isabato, umutambyi ajya amurikira uwo muba kugira ngo mbemere. Uwo munsi mujye muntambira igitambo gikongorwa n'umuriro cy'umwana w'intama udafite inenge kandi utarengeje umwaka, kandi munture n'ibiro 2 by'ifu nziza ivanze n'amavuta y'iminzenze, bibituro ritwikwa, impumuro yabyo nshimisha. Mujye mubiturana litiro 1 ya divayi. Ntimukarye ku ngano nshya, yaba umugati wazo cyangwa izikaranze cyangwa amahundo mabisi, mutaramurikira umuba w'amahundo ya mbere. Iyo ni itegeko ridakuka, muzarikurikize mwebwe n'abazabakomokaho aho muzaba mutuye hose. Umunsi mukuru w'isarura ry'ibinyampeke. Mujye mumara ibyumweru 7 byuzuye muhereye ku munsi ukurikira ya sabato, ni ukuvuga umunsi mumurikira umuba w'amahundo ya mbere. Ku munsi wa 50 ari ukurikira isabato, mujye muntura ituro ry'umugano w'ibinyampeke rigizwe n'imigati 2 isembuye ikozwe mu biro 2 by'ifu nziza. Aho muzaba mutuye hose mujye munzanira iyo turo. Mujye muntambira n'igitambo gikongorwa n'umuriro kigizwe n'ikimasa n'amapfizi 2 y'intama, n'abana b'intama 7 badafite inenge kandi batarengeje umwaka. Mujye mwongeraho ituro ry'ibinyampeke n'irisukwa, byose ibituro ritwikwa, impumuro yaryo nshimisha. Mujye muntambira kandi sekurume y'ihene, igitambo cyo guhongerera ibyaha, n'abana b'intama 2 batarengeje umwaka, babe igitambo cy'umusangiro. Umutambyi ajya amurikira abo bana b'intama 2 na ya migati y'umuganura binyegurire, hanyuma y'umugabane we. Uwo munsi mujye mukoresha ikoraniro ryo kunsenga, mwe kugira imirimo mukora. Iyo ni itegeko ridakuka, muzarikurikize mwebwe n'abazabakomokaho aho muzaba mutuye hose. Nimusarura, ntimukageze mu mbibi z'imirima yanyu, kandi ntimugahumba ibyasigayemo, mujye mubirekera abakene n'abanyamahanga. Nduhoraho Imana yanyu. Umunsi wo kuvuza impanda. Uhoraho ategeka Musa kubwira Abisiraheli ati, ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 7 mujye muruhuka kugira ngo mugire ikoraniro ryo kunsenga, muritangaze muvuza impanda. Ntimukagire imirimo mukora, ahubwo mujye muntura amaturo atwikwa. Umunsi w'impongano. Uhoraho abwira Musa ati, ku itariki ya 10 y'uko kwezi kwa 7 mujye mwizihiza umunsi w'impongano, mwigomwe kurya, mugire ikoraniro ryo kunsenga, kandi muntura amaturo atwikwa. Uwo munsi w'impongano ntimukagire imirimo mukora, kuko ari wo munsi umutambyi mukuru azi imbere yanjye guhongera ibyaha byanyu. Umuntu wese utazigomwa kurya kuri uwo munsi azacibwe mu bwoko bwe, kandi uzagira umurimo akora kuri uwo munsi nzamurimbura. Ntimukagire umurimo n'umwe mukora kuri uwo munsi. Iyo ni itegeko ridakuka, muzarikurikize mwebwe n'abazabakomokaho aho muzaba mutuye hose. Kuva ku itariki ya 9 izuba rirenze kugeza ku ya 10 izuba rirenze, mujye muruhuka nk'uko mubigenza ku isabato, kandi mwigomwe kurya. Iminsi mikuru y'ingando. Uhoraho ategeka Musa kubwira Abisiraheli
ati ku itariki ya 15 y'uko kwezi kwa karindwi mujye mutangira kunyizihiriza iminsi mikuru y'ingando imara iminsi 7. Mujye muyitangiza ikoraniro ryo kunsenga, mwe kugira imirimo mukora. Muri iyo minsi uko ari 7 mujye muntura amaturo atwikwa. Ku munsi wa 8 muyisozeshe irindi koraniro ryo kunsenga, mwe kugira imirimo mukora. Ngiyi minsi mikuru yo kwizihiza Uhoraho no gukoresha amakoraniro yo kumusenga. Ngayo n'amabwiriza yerekeye amaturo atwikwa, ariyo ibitambo bikongwa n'umuriro n'ibindi bitambo, n'amaturo y'ibinyampeke nasukwa bigenewe iyo minsi. Iyo minsi mikuru ni yiyongera ku minsi isanzwe y'isabato y'Uhoraho, n'ayo maturo nayiyongera ku maturo asanzwe n'ay'ubushake n'ayo guhigura umuhigo. Uhoraho arakomeza ati, nanone nimumara gusarura imbuto zera ku biti, mujye muza kunyizihiriza iminsi mikuru imara icyumweru. Mujye muyitangira ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa karindwi, uwo munsi ubanza n'uwa 8 usoza ibi y'ikiruhuko. Uwo munsi ubanza mujye muzana imbuto nziza zera ku biti, n'amashami y'imikindo n'ay'ibiti by'amashami atsitse, n'ay'ibiti bimera ku nkombe z'imigezi. Nuko mumara iminsi 7 mwishimira imbere yanjye. Buri mwaka mu kwezi kwa karindwi mujye muza muri icyumweru muri iyo minsi mikuru munyizihiza. Iyo ni itegeko ridakuka, muzarikurikize mwebwe n'abazabakomokaho. Abisiraheli bose bajye bamara iyo minsi 7 baba mu ngando. Bityo bizajya byibutsa abazabakomokaho kwa Abisiraheli babaye mu ngando igihe nabakuraga mu Misiri. Nduhoraho Imana yanyu. Nuko Musa aha Abisiraheli ayo mabwiriza yerekeye iminsi mikuru bazajya bizihiriza Uhoraho.